agasiga umwana mu rugo akazanwa nijoro kandi yasinze. Nakomeje kuba muri ako gahinda n'imfura yanjye, ngeze aho ndamuganiriza. Nise Brandi, ibiro bikorera ko nta kazi mfite? Wakwihanganye koko tukarera umwana wacu ko nubwo nta kazi mfite ntananirwa gutunga urugo koko? Brandine yarandebye aranseka cyane ati suranzi ndakuzi mukunzi wanjye, uri Brandine umugore wanjye kandi nkunda. Ati reka nkwibwire, njye navukiye Uganda, data simuzi, mama yapfuye mfite imyaka 15. Kuva icyo gihe rero natunzwe n'umwuga w'uburaya n'ubujura. Naje mu Rwanda nturutse gereza i Bugande. Nemera gushakwa nawe kuko nabona gufite amafaranga nta cyatuma nsubira mu ngeso mbi, none rero nta mafaranga ufite. Uru rugo rwawe rwose runubu ubukene sinarwicaramo mbabarire. Nishimiye kongera kubana nawe inshuti mukunzi w'inkuru y'urukundo, nguhaye ikaze mu nkuru ya none. Ni inkuru twagejejweho n'uwitwa Felicien Nsanzumuhire. Ntabwo dutinda uyu munsi, reka ngutangirire iby'inkuru ya Felicien. Yabinyujije mu butumwa bugufi kuri WhatsApp. Yaratangiye ati muraho neza, nifuje kubasangiza inkuru yanjye y'urukundo. Nkirangiza kwiga segonderi nagiriwe amahirwe mbona akazi mu kigo nashatse kuvuga izina. Gusa mamaze umwaka bahazanye umukobwa wari mwiza kandi yitonda. Twahakoranye umwaka wose, twari tumaze kumenyerana birumvikana. Nuko musaba ko twasohokana tukajya gusangira agafanta. Yaranyemereye, tujya ahantu hatuje turaganira. Ngeze aho ndarikocora kubera ko umutima wanjye numvaga maze igihe ndemerewe. Mubwira ko mukunda kandi nifuza ko yambera umufasha mu buzima nsigaje ku isi. Aho twari twicaye mbonye atinze kugira icyo nsubiza, nibwira ko ari ya masoni y'abakobwa yenda. Gusa nanone kuko nari naramaze kumukunda cyane, ntago nari niteguye ikindi gisubizo kitari yego. Nuko yubura amaso arandeba n'ikinyabupfura cyinshi ati Felicien ntikarame, ati ibyo unsabye ntibishoboka. Sinakubeshya kuko ubu ntwite inda ya boss, umukoresha wacu, kandi turitegura kubana mu minsi iri imbere. Si ukubabeshya nuko nabaye umugabo, ikiniga cyaramfashe kuvuga birananira, ncuri ku mutwe mu maguru, nishyiramo akanyabugabo nkomeza kumuganiriza, ariko byari ukwihagararaho kuko nari mbabaye cyane. Buri gihe uko nageraga ku kazi umutima warandyaga, ngeze aho mbona ntakomeza gukorana nabo dore ko bari banamaze kubana, kandi uko nababonaga bakina urukundo byandyaga mu mutima. Nuko nigira inama yo gushaka akazi ahandi, nza no kugira amahirwe yewe ndakabona, nkabona no mu mushinga nahembwaga neza pe. Nubaka inzu, mbese niteza imbere muri byose. Ubwo umusore twakoranaga yaje kunsaba kumwambarira mu bukwe bwe, nza kumwemerera. Nuko ku munsi w'ubukwe mahurira n'umukobwa, nawe wari wambariye uruhande rwo ku musore. Umukobwa yari mwiza pe, numva nifuje kuvugana nawe kuko nari mfite buri kimwe, kandi maze iminsi numva noneho ndi gushaka aho tuzabana, nta kindi gisigaye kuko nari nariyubatse. Nuko nza kumwegera, nitwa Felicien, twaza kuganira se nyuma ya hano niba bishoboka. Numvaga rwose mfite confidence kubera ko nasaga neza, uwambonaga wese yahitaga mbonamo umusore ufite amafaranga kandi umeze neza. Abenshi bananyitiranyaga n'umugabo kuko ntibakekaga ukuntu umuntu ukiri umusore yaba afite amafaranga angana gutyo. Ubwo umukobwa nawe muri ako kanya nkibimusaba nta gushidikanya ati nta kibazo rwose. Tumaze kugeza abageni mu rugo, dore ko njye umutima wari wibereye kuri wa mukobwa, naje kumushaka mu bantu bose bari baraho, dore ko nta na nimero ye nari mfite, yewe nta n'izina yari yambwiye pe, uretse icyo kiganiro twagiranye gusa. Mbese uwambonaga ngenda nitegereza abantu yagiraga ngo nasaze, nagendaga mushakisha ubutamubura. Gusa ngize amahirwe mubona avuye gutanga ikanzu yari yambaye, ndiruhutse mu mutima nti nari nakubuze. Ati nari mpuzeho gatoya, nuko twigira hirya gato ngo tuganire nkuko twari twabihanyemo gahunda. Ndatangira nti nkuko rero nabikubwiye, nitwa Nsanzumuhire Felicien, nawe noneho wanyibwira. Aransubiza ati nge nitwa Muhoza Brandine. Nuko nanjye nti wampaye nimero ya telefone se tukazajya tuganira. Ati nta kibazo rwose, ubwo barayimpaye. Nanone ati imodoka yatuzanye rero igiye kugenda, ubwo naho kuri telefone. Nurakoze Brandi, mu by'ukuri numva ndishimye mu mutima wanjye, ntimana nizere kuzamuma kambera umugore. Sinigeze ntegereza ko bucya, nahise muhamagara mubaza ko yagezeyo amahoro. Ati rwose meze neza. Turakomeza turaganira, tumaze kumenyerana musaba ko noneho namusura. Gusa nkimusaba kumusura yaransubije ati Felicien kunsura ntibyakunda kuko mbana na mukuru wanjye kandi aramfuhira cyane. Ati rero niba ntakubangamiye wareka nge nkaza akaba ari njye gusura. Mu mutima ntahubwo yenda ibyo byakoroha.
ubwo nahise musubiza nti nta kibazo rwose wansura, kuko numvaga ko ari na byiza ko umukobwa yansura akabona n'inzu noneho niyubakiye nkamwereka uburyo niteje imbere. Ubwo ntibyatinze rero umunsi warageze, araza ndamwakira turaganira, mubwira ko namukunze kandi ko nifuza ko yambera umufasha. Si ukubabeshya numvaga ngiye kwakira igisubizo nk'icy'uwa mbere, noneho aka kanya nta byizere numvaga nihape, kuko naramenyereye ko igihe cyose wishyizemo umuntu byanga byakunda bagomba kugukatira. Ubwo Brandine ariko yaransubije ati rero wowe birasa naho bimaranye iminsi, nanjye rero nk'igihe mbitekerezeho. Nanjye n'umutima udunda cyane nti none se hari undi waba ufite? Ati hoya ntawe Felicien. Ubwo ndiruhutsa nti rwose uzansubize vuba ndahangayitse kubera ukuntu ngukunda. Ariko namubwira ko nshaka kumusura rwose nkabona arikanze ntashaka ko njya iwabo, ariko sinigeze mbitindaho. Bidatinze nawe rero yaje kunsubiza ati Felicien rwose nemeye kuzakubera umufasha. Narishimye numva sinzi aho ndi, gusa we yarakomeje ati ndi imfubyi kandi kutagira ababyeyi byarankomerekeje cyane, ku buryo numva ibikorwa byose bisaba ababyeyi ntakirirwa nikomerekeza umutima mbikora. Ubwo rero nawe urabyumva nta byo kwigora, dukora ubukwe tuzajya mu murenge birahagije. Nanjye mu byishimo byinshi nari mfite nti nta kibazo rwose. Ubwo umunsi warageze ntumira bake mu bavandimwe n'inshuti tujya mu murenge, duhera ko tugana no mu rugo rushya. Tumaranye amezi 7 umushinga nakoragamo barawuhagaritse. Na Brandine twamenyanye nta kazi afite, ubukene butangira gukomanga mu rugo rwacu. Umugore akabyuka kare nkabona yambaye neza, namubaza hagiye ati ngiye gushaka imibereho. Yabikoze igihe kirekire dore ko yaranatwite, bintera impungenge. Nza kwigira inama yo guhamagara umwe yambwiraga ko ari mukuru we ngo mubwire imico yadukanye, gusa wa mukuru waza kumbwira ko ntacyo bapfana. Ambwira ko ari inshuti bisanzwe rwose, bityo by'ibyo bibazo bitamureba. Nabuze icyo mfata n'icyo ndeka. Noneho Brandine atangira kujyaza cyuwe n'imodoka kandi yasinze. Noneho ntumutwe neza neza, amaze kubyara none hanyiyereka wese. Agasiga umwana mu rugo akazanwa nijoro kandi yasinze. Nakomeje kuba muri ako gahinda n'imfura yanjye, ngeze aho ndamuganiriza. Nise Brandi, ibiro bikorera ko nta kazi mfite? Wakwihanganye koko tukarera umwana wacu ko nubwo nta kazi mfite ntananirwa gutunga urugo koko? Brandine yarandebye aranseka cyane ati suranzi, ndakuzi mukunzi wanjye, uri Brandine umugore wanjye kandi nkunda. Ati reka nkwibwire, njye navukiye Uganda, data simuzi, mama yapfuye mfite imyaka 15. Kuva icyo gihe rero natunzwe n'umwuga w'uburaya n'ubujura. Naje mu Rwanda nturutse gereza i Bugande. Nemera gushakwa nawe kuko nabona gufite amafaranga nta cyatuma nsubira mu ngeso mbi, none rero nta mafaranga ufite. Uru rugo rwawe rwose runubu ubukene sinarwicaramo mbabarire. Naricaye agahinda karanyica, nkajya ndira nk'uruhinja, imfura yanjye nayo yarira njye nkaceceka, mbura icyo gukora. Noneho mera nk'uwarembye kandi ntacyo ndwaye, umbonye wese akambaza icyo nabaye, nkabura icyo nsubiza, amarira akantakara ku birenge. Nakomeje kurera umwana wanjye, amaze kuzuza imyaka 2 nigira inama yo kugana urukiko, dore ko noneho yarasigaye azahashize ukwezi akongera akigendera. Ku rukiko nabo bampaye divorce batangoye kuko ari njye wareraga umwana. Banansaba ko nakomeza nkamurera nkanamurinda nyina mu kumurinda iyo mico mibi. Ubuzima nubwo bwangoye cyane narinze umwana wanjye ko ingaruka zabwo zamugeraho, akura neza nta kibazo. Ubuzima bwaje kugaruka kuko ubu nashinze business yanjye kandi nimwe muzikomeye mu ntara ntuyemo hano mu Rwanda. Nazinuzwe kuzongera gukunda. Ubu ndi umugabo w'igikwerere n'umukobwa wanjye amaze kuba inkumi kuko bari muri segonderi. Niwe nkorera nta wundi. Gusa namwe murabyumva gusaza ntawe ufite ukwitaho nagahinda. Gusa naranzuye ko ntazongera, na cyane ko abanyeretse ko bankunze ubu mpita nibonera ko bankurikiyeho amafaranga, bikarangirira aho ngaho simbaha amahirwe yo kwinjira mu buzima bwanjye. Gusa abasore namwe nkumi ntabwo ibishashagirana byose ari zahabu, kandi ntabwo ibyera byose ari amata. Kandi kugira amahirwe ukabona amafaranga wowe wifuje kuvugisha wese ntaguhakanire, ntago bivuze ko ubukunzwe. Mujye mubanza mushishoze, nibyanga rimwe cyangwa se yenda n'ubwa kabiri, ntibitume uhubuka aho wemerewe byoroshye. Gisha inama umutima n'abakuru mbere yo gufata umwanzuro, kandi ikiruta byose ibikorwa bitarimo gusenga nta mugisha uramba ubu birimo. Murakarama. Ngayo nguko inkuru ya Felicien ndetse na Brandine. Gusa ubu ngubu Felicien akaba ari umugabo udafite umugore nk'uko mwabyumvishe.
uwakuyemo inama ye yayikuyemo, habwirwa benshi hakumva beneyo, hari uwabwiwe, hari uwakuyemo icyo asigarana. Reka rero nanjye ngushimire inshuti y'akadasohoka y'inkuru y'urukundo, buri munsi ishimishwa no kubana nawe twigana amasomo y'urukundo atandukanye binyuze mu nkuru mpamo zitandukanye. Inkuru y'urukundo naho ubutaha.